Inshuti bakunzi ba Toros Films, uyu munsi igiye kubabwira inkuru idasanzwe. Twakoze igikorwa cy'indashyikirwa, nawe nucyumva uri buze kurira, basi nurira umenye kuri wirire amarira y'ibyishimo. Maze ngo icyo gikorwa kimeze gute? Urakoze. Yewe mbanje gushimira uyu musore cyane rwose, Imana imuhumurishe, kuko yewe uburyo namubonyemo nabanje kumwitiranya n'abagizi ba nabi. Numva ko ashaka kuba yashimuta abana akaba yabatwara kuko ejo bundi nazindutse njya muri siporo, dore ko Imana icisha ibintu mu nzira zayo. Nzinduka nigira muri siporo ntazi ibyo ndi buhure nabyo. Nza guhura n'utwana tune, twari utwana turi mu myaka hagati y'imyaka 7 n'imyaka 12. Ariya mama ashaka ngo tugere turebe iki? Bihende mereka filime se muri siporo. Abo bana turazamukana duhurira agasozi, bari baje kuvoma, barangije baravuga ati turashaka kugutera motivation twese tukazamukana. Ariya mama ashaka kureba iki? Ndavuga nti utu twana reka tuzamukane. Noneho nari ndimo kwifatira akavideo bisanzwe ngo postinge ku mbuga nkoranyambaga. Noneho tutwana turavuga ngo turashaka kugenda natwo twireba muri kamera. Bose murareba filime muri siporo? Murareba filime muri siporo? Sali. Imana niyo ifite ukuntu ibigenza rero, yahuje nabo abana ngiye kubareba bose nsanga bafite ikibazo bahuriye. Mbaza ngo byagenze bite rero? Hey, what's up my people? We made it again, bro. Do you think I'm alone? I'm with these little angels. Boys, mumeze mute? Aha, ndi kumwe n'aba basore rero twazindukiye muri siporo. Bamutange peace ku Banyarwanda bose. Turabakunda cyane. We have to do sport. Abana twageze haruguru turicara, ndavuga ngo reka mbaganize mu munota umwe. Abana twaricaye rero turaganira. Umva ibyo twaganiriye. Inkweto rero ni izo kugira ute? Izo kugendesha. None se wowe mushuti wanjye, hariya nta nkweto ufite, nta bushobozi ufite? Iwanyu ntabwo? Iwabo? Iwabo ni abakene. None se nkuko umaze kubyumva rero, aba bana bose bafite ikibazo bahuriyeho. Hafi ya bose nta nkweto bari bambaye, uretse umwana umwe wari wambaye inkweto. Hari n'abatazigira kubera ubushobozi. Nyumvira nk'uyu mwana ibyo yavuze. Iwabo? Iwabo ni abakene. Birababaje. None se gusa ngewe naje kubona mbona ikintu ngiye kubakora ari ikintu kitarenze, ariko ndavuga ntereka aba bana mbajyane. Nagiye kubamanura ngo mbajyane Kabarore mu mujyi ahomba. Noneho ngiye kubajyana, ubuyobozi buravuga buti amasaha yakuze, niba ni impano wabateguriye ushaka kubahereza, wagenda ukayizana ukazaduhamagara ejo tukayiguha. Ubwo uwo ni umunsi wa mbere, bwarije buracya. Bari abana rero njye nabishimiye. Uzi impamvu nabishingiye? Nyine bamerekeje batumanurira agasozi, ariko nyine ibyo dukora byose tuba dushaka ngo tumotive abatoya. Gusa naje gusanga bose bahuriye ku kintu kimwe, nta n'umwe wari ufite inkweto. Uyu munsi rero nazibazaniye. Muri iyi bage harimo inkweto nabazaniye, nshaka kubatunguza nkazibajyanira. Nta n'umwe uzi ko zirimo uretse mwewe murimo kubireba. Reka tujyane muri uru rugendo tubarebe. Narayibonye rero, ndazamuka ngeze ku mugezi. Urumva ahantu batuye ni ku mugezi, murahabona. Narahageze ndi kumwe na kameramani, shout ku muntu bita Umuyange Jean Baptiste, nyiri Umuyange TV show, ni umuvandimwe mwiza. Naho muzageyo munakorera subscribe. Urumva noneho yaraje arankamera, turajyana tuhura n'abayobozi. Aha nari ndimo kubahamagara. Yego ni wa musore mwavuganye nimugoroba. Mwe twavuganye tuvuga kuri ya mpano nari nzaniye ba bana batoya, mwari mumamagaye mumbwira mu kanya ngo murahari. None nanjye nari ngeze ku mugezi. Yego ba bana se twababona gute? Twahamaze amasaha n'amasaha dutegereje ko ubuyobozi buza kutwereka aho abana batuye nyirizina, uko ari bo bahazi. Gusa ntabwo twari tuhazi, twarahagiye turahakubitikira. Urugendo rwari rurerure cyane, gusa umurimo wari watujyanye twagombaga kuwurangiza uko byagenda kose.
mubwira ze nta kibazo nta kidasanzwe. Kakana kagiye buriya hagiye ku bandi bana. nose babandi bagenzi bako bo bari he? Babandi bagenzi bako nabo batuye hirya hano. Naho bibaye ngombwa twaza kuhagera ntabwo ari kure. Aba bana uko mubabona ntago bafite umubyeyi umwe. Twageze ku mubyeyi wa mbere atubwira ko umwana we yagiye gutembera. Reka tubwire tuvugane na mama wabo twumve ngwino nta kibazo. Nyewe neza mukecuru. Naho. Yego. Ubwo turi kubashaka ngo tubahereze izo mpano zabo twigendere. Sinzi aho bagiye ubwo bari kumwe n'abandi bana bari gukina gutyo se wamenya ahantu ubu ngubu bazerereye. Ntawa badushakira. None ntawa badushakira. Reka simbizi ko bababona se wamenya bashakira aho abana b'izuba. Babirukana. Umwana yari yagiye gukina n'abandi bana kandi mu cyaro urabazi bajya kure. Ntabwo twacitse intege rero twagiye kureba abandi bana aho bari ngo abe aribo duhereza impano byibura n'uyu mubyeyi tuze kuyimuhereza ashyikiriza abana be. Ariko zikwimuwe zashize mu bantu. Abantu bashize n'impuhwe ariko njye ntabwo ndi nk'abo ngabo nashatse no kubatwara mbanza no kubavugira. Sinakubwiye nti umwana mwamereza uburenganzira niba mumuzi. Iyo ntabivuga ko rero kubajyana ndimo nabimenye. Abana bazabatwara bwose. Oya mpamvu nanjye nabaganije. Nimugoroba navunitse rero. Ibana ndi muri siporo ndatikira. Reka mbarebe yereko bahari hano. Umva kiramfashe man. Bapanze kuza mu gitondo saa 11 ariko imvune nahuye nayo nyuma yuko ntandukana na bari abana. Yatumye ntaza mu gitondo nyine turabona ko tuje nko mu masaa 6 gutyo. None ubu ngubu akaguru karongeye kararushya imvune irongeye irabyutse. Man Umwe ku wundi bagenda baza. Abana twaravuze tuti reka tubahereze impano ariko tunabaze ababyeyi babo impamvu batabahereza inkweto. Umva ibyo batubwiye. Murakoze. Yewe mbanje gushimira uyu musore cyane rwose. Imana imuhumugisha. Kuko yewe uburyo namubonyemo nabanje kumwitiranya n'abagizi bana. Numva ko ashaka kuba yashimuta abana akaba yabatwara kuko hanze aho hanze hano hari imvugo zikunze kuvuga ko abana babura bakabura irwengero niyo gategura nabanje kumufata. Ariko mu by'ukuri nje gusobanukirwa ndamushimiye Imana imuhumugisha akomeze agira umutima w'urukundo afite. Kuko mu by'ukuri ngiye kumva aho narindi yabanje kunsaba tugihura asaba ko yatwara abana akajya kugura udukweto. Bwari bwije ndavuga nti gihangane niba wumva ubifite ku mutima ejo uzabikubakorera. Ati ma telefone zawe. Muha telefone zanjye nari kumwe n'ubundi mugabo witwa Karamira nawe atwara telefone ziwe ku buryo n'ubu tuvugana. Karamira ari umpamagaye ambwira ko wa mugabo yageze hamwe twari turi azanye zamuye. Rero muri make Imana ikomeze imufashe imuha umutima w'urukundo ajya akomeza afashe buryo ko n'imigisha myinshi abakorera. Rero ibi birantangaje biranantunguye kuko ibi biboneka ahantu hake. Mu by'ukuri nkatwe nk'abana tuba dusanzwe turi kumwe n'ababyeyi babo ni abantu nabo nyine batishoboye. Nk'uko umwana afite impungenge avuga ati papa ntazo yari yaranguriye. Ni ukuri n'ubushobozi bugeraho bukabura ku babyeyi bamwe na bamwe kubera inshingano nyinshi baba bafite. Ariko Imana igiye ikoresha abantu nk'aba ngaba igihugu cyacu cyazaguma kigatera imbere. Rero ndagushima Imana iguhumugisha. Nyuma y'ibyo nk'uko mumaze kubyumva rero twaravuze ngo reka duhereze abana impano. Abana twarazibahaye tubahereza inkweto. Abana barishimye cyane ni nabyo bintu binejeje byatumye mvuganira kanze imbere ya kamera. Mwazibonye? Aya ntabwo magara hari. Magara hari. Ngaho mupfuke ku maso mwese. Gutyo. Ntihagire ureba. Nimurebe. Uhuma. Nurebe. Huma tiraho n'intoki. Ngo murebe.
ngaho murebe ushaka iri heba ngaho shyiramo ibirenge ambara aha urabona ko zinamukwiye oya nawe ngaho ambara Ebye nawe mu duce ratabyarangiye wowe wawufatiye wa murumuna we ariko nta kizo ziramukwiye izi zimufashe nizamurumuna ntiyigwa zambara nawe izuru ziheze wawundi sibyo mugiye hese aha none se wewe wari wagiye he wari wagiye ubu uvuye Kabarore wari wavuye gukora ya gahunda ujya ukora duhura buri munsi ni ubuzima ariko ni ubuzima nsanze n'iwanyu uko byifashe ndabyiboneye ni ubuzima nyine nubwira nyine ni umubyeyi wenda ujya ugerageza nubwo wenda ubushobozi budahari uyu mwana niyo yagiye gusaba ujye umutera motivasiyo ko ibintu bizahinduka ariko n'umuco wo gusaba si mwiza ugerageza ubimukuremo sibyo ntuzongere kumwohereza kuko yazahakurira muri ibyo ntiyibuke gukora ntiyibuke gutekereza ikintu kizima oya wowe ujya ukora uruhare rwawe nk'umubyeyi wumvisha umwana ko gusaba atari byiza gusaba ntabwo ari byiza ngaho rero reka nkwabike inkweto kuramo izongeza kuramo washyiramo turebe ko zigukwiye urabona ntari umupimyi ngahambara n'izi ntubona ubwo buri gihe tuzajya duhura wambaye izi ngizi nazo ujya uzijyana hehe ku ishuri sibyo uzongera gusiba ku ishuri ugomba gukunda kwiga kutishimye se sibyo se kutishimye ibi bintu ni byiza cyane gusa ikintu gitangaje abantu benshi rero mbere y'uko nsoza iyi video ndagira ngo ngire ikintu mbabwira muri Bibiliya haravuga ngo ikiganza cy'iburyo ngo nikijya gutanga ngo icy'ibumoso ntikizamenye icy'iburyo cyakoze nawe kameramani urabizi wowe uri kuri kodingi inkuru twahuje kunsura bisanzwe nkubwiye ngo mperekeze ahantu urambwira uti ntabi nkubwira impamvu uravuga uti ibintu nshaka kubirikodinga yewe nkoresha mu mbuga nkoranyambaga kandi ibyo nkora mbikorera sosiyete mbikorera abantu ubwo rero nihagira ubona nashyizeho ibintu byiza nk'ibi ngibi ntabifata ukundi ngavuge ngo twashatse kwigaragaza cyangwa ikindi twe icyo dushaka no kugira ngo mumenye neza ko n'umutima mwiza uhaba kandi Imana iduhereza umugisha Imana umugisha yagombaga kumpa yarawumpaye kuko uwo munsi ngewe ndimo kujya kubahereza impano hari uwampamagaye ahita ampereza akazi mbona amafaranga kubye yandi inshuro nyinshi ntabasha kuvuga nuvuga ngo rero nawe urimo kundeba rwose nkwifurije kugira umutima mwiza kuko ntabafite ntacyo nageraho rwose umuntu urimo kutureba nakande subscribe bura nanjye nkeneye amafaranga yo kuri YouTube kandi naza ngewe nzayahereza abandi ntabwo nyashaka ngo nzayazane nyabiki ningira amafaranga nkagira abasubscribers nkabona amafaranga ari kuza yo kuri YouTube nanjye nzayahereza abandi nkunda gufatanya n'abandi nkunda gufasha abakeneye ubufasha kandi mfitiye ubushobozi nanjye ni nkuko mfashwa n'abantu bafite ubushobozi buruta ubwanjye nta muntu umwe wigira ndabinginze ngo rero mufatanye nanjye mukanda subscribe munasharing iyi video iyi nkuru nziza igere ku bantu bose mukande like na twa tuntu twose umuntu ajya asaba mbese udushoboye nawe afite umutima mwiza yabikora Satani ntabwo aba yishimiye ibikorwa byo kudukora abantu wari ubizi Satani ntabwo ibyishimiye ndabakunda cyane rero bera cyawe